Muraho neza ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikirana umunsi ku wundi, mwebwe mudahwema kubana natwe, wowe wakoze subscribe ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Nawe utameze neza muri kano kanya impore, nubwo ne bitameze neza ariko ejo bizagenda neza, ntucike intege kuko ejo ni heza. Nk'uko mubizi rero ngenda mbugizeho utuntu twiza, utuntu tw'ubwenge kandi tw'ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubushize rero twarebeye hamwe amakosa ane abakobwa bakoreshwa n'urukundo akabicira ahazaza habo cyangwa se akagira ingaruka ku buzima bwabo. Mbaza ngo uyu munsi noneho tugiye kureba iki? Ntujye kure kandi ntuntenguhe kugira ngo ubane nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ibintu 5 bitangaje abakobwa bakora nyuma yo gushwana n'abakunzi babo. Gutandukana n'uwo mwakundanaga iteka biragoye, noneho bikarushaho iyo ari umuntu wakundaga by'ukuri. Abasore cyangwa abakobwa buri wese afite uburyo abikoramo, ariko kuko abasore bagira umutima ukomeye kandi bakunda no kwihagararaho, yewe isi twareka kuvuga yuko bagira no kwihangana. Ariko abakobwa wenyine urabizi, akenshi kwihangana ntabwo bijya bidukundira, uba usanga ari ibintu bitugora. Abakobwa baguma ari abakobwa kuko ntabwo bihishira iyo bababaye, ahubwo bo bihutira guhita bafata imyanzuro bahubutse, aho kwegera umukunzi we ngo abimuganirizeho cyangwa se yigenzurire byimazeyo impamvu igiye gutuma atandukana n'umukunzi we. Hano rero mbazaniye bimwe mu bintu bisekeje abakobwa bihutira gukora nyuma yo gushwana n'abo bakundanaga nabo. Ikintu cya mbere gisekeje gusiba nimero ye. Iki ni cyo kintu cya mbere abakobwa bahita bakora. Ndabeshya? Niba mbabeseye ngaho ni munyomozi. Mu gihe umusore abababaje, umukobwa ntabwo ashobora kubyihanganira, ikintu cya mbere ahita akora asiba nimero ye. Mu gihe umusore ababaje umutima w'umukobwa, nawe icyo akurikizaho ni ugusiba nimero ye nyine, aba yumva nta kindi yakora. Ariko njye ibi nanone mbifata nko gusetsa kuko nta na kimwe byahindura uretse no kuyisiba muri telefone. Ndahamye neza ko no mu mutwe nimero yiwe iba irimo. Sinzi rero ubwo niba kuyisiba muri telefone ako kanya ihita inasibama mu mutwe. Iki ni ikintu cya mbere abakobwa bakora iyo bamaze gutandukana n'abo bakundanaga nabo. Icya kabiri, bavuka bundi bushya. Ku bakobwa cyangwa abagore benshi, ahantu hamwe honyine babonera umutuzo nyuma yo gushwana n'abakunzi babo ni mu iyobokamana. Utasengaga icyo gihe atangira gukunda Imana cyane, anizera kandi ko ishobora kumushumbusha maze ikamuha umukunzi mwiza. Ariko ibyo vuba ahita abona undi, ubwo iby'Imana bikaba birarangiye. Aho hehe no kongera gutekereza Imana. Iki nacyo ngifata nk'ikintu gisekeje. Abakobwa cyangwa abagore iyo batandukanye n'abo bakundanaga nabo, nyine ahita yumva ngo inshuti ni Yesu. Iyo terime ngira ngo murayizi, inshuti ni Yesu. Ugasanga nyine ahise ajya mu Mana, bidatinze agahita abona undi muntu mushya umukunda, yewe iby'Imana akahita abyibagirwa. Rero niyo mpamvu nabyo mbifata nk'ibintu bisekeje. Icya gatatu, batangira gukunda indirimbo zituje. Iyo umukobwa ashwanye n'umukunzi we mu rwego rwo kwishyira mu mutuzo, aba ari mu buriri igihe kinini, ariko n'utwa ekuteri mu matwi ntabwo dushobora kubura. Ekuteri zimuhora mu matwi harimo indirimbo zituje gusa, kandi nyuma nabwo iyo afite umukunzi izi ndirimbo zishobora gutuma ababara, nkanswe noneho kuzumva ufite agahinda. Icya kane, batangira kuvuga amagambo yuzuyemo amaganya.
ikintu kimwe mu bintu abakobwa benshi bakora nyuma yo gushwana n'abakunzi babo, batangira kumva cyangwa se batabashije kwihangana ku buryo amagambo yose bavuze ikibasohotse mu kanwa aba ari amagambo yamaganya. Hose kuri Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, hose ugasanga ni amagambo y'amaganya ari gupostinga. Rimwe na rimwe uwo musore yamwandikira inbox amusuhuza akamwihorera cyangwa se akamusubiza nabi. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma, bahora mu birori. Ubundi umukobwa iyo nta mukunzi afite ntabwo yicara hamwe. Ni kimwe rero n'umukobwa washwanye n'umusore bakundana, iteka aba ashaka kujya hanze maze akishimana n'abandi mu buryo atigeze yishima cyangwa se yishimana n'uwahoze ari umukunzi we, ndetse iteka agerageza uburyo bwose yamenya nk'ibirori uwahoze ari umukunzi we yagiyemo nawe ngo abijyemo. Ubwo rero bigatuma ashakisha ya myenda yambara ituma amureba cyane kugira ngo namubona yicuze impamvu bashwanye. Ibi nabyo mbifata nk'ibintu bisekeje. Sinzi impamvu abakobwa aka kantu bagakunda, agashakisha nyine gukora iyo bwabaga kwambara, kwita, kugira gute kugira ngo wa mukunzi we aze kumubona nyine abone yuko hari ikintu yahombye. Kandi baby, burya hari nubwo aba ari gushima Imana agatawe sinjye narose ava mu buzima bwanjye, hanyuma wowe ugakomeza ukipatagura ukimanyagura ngo ahari ngazicuza, kandi byahe ahari afite amashimwe menshi mu mutima. Nshuti yanjye, ese ibintu byigeze bikubaho igihe wari uri mu rukundo bikarangira nabi ugatandukana n'uwo mwari muri kumwe mu rukundo? Birashoboka ko byakubayeho, birashoboka ko ibi ngibi uri kubicamo muri kano kanya. Ariko nshuti, igihe cyose watandukanye n'umuntu jya utuza, ntukabigire intambara, ntukirenganye, ntukitonganye, ntukime ibyishimo ngo wumve ngo wundi ntiwaguhaga ibyishimo. Oya, burya badukunda kuko twikunda kandi baduha ibyishimo twabona natwe twabasha kubyiha. Rero igihe cyose watandukanye n'umuntu mukundana jya utuza, ukomeze ube wowe, indangagaciro zawe ukomeze uzikomereho, hanyuma utuze kandi utegereze, uzabona undi ugukunda kandi wa wundi uzahora iteka hari ku bwawe, wa wundi uzaha agaciro irira ryawe, wa wundi uzagutiza ibitugu byo kuririraho igihe uzaba usazwe n'amarira. Rero ndagushimiye ko wabanye nanjye kuva dutangiye kugera dusoje. Niba wakunze iyi video ntugende udakoze like, share, comment and subscribe.